Dutanga inkuru yacu y'urukundo ni igice cya kabiri, twasize igice cya mbere. Uyu musore amaze kubyuka ava mu cyumba mu buriri, aragenda ajya mu gikoni, ajya kwirebera umukozi. Mu by'ukuri hari ibyo atumvikanagaho n'umugore we, ahitamo kuvuga ati rero ngewe reka mbyuke ngusiga aha ngaha nigendere ntanga amahoro. Nuko yasohotse mu cyumba yigira mu gikoni asiga umugore aha ngaha. Umugore asigaye yumiwe, arakaye, ababaye, atishimye. Nuko twasoje igice cya mbere, ni nako dutangiye igice cyacu cya kabiri, nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantic nk'ibisanzwe. Umugore ari aha ngaha ni umugore mwiza ukiri mutoya rwose, usa neza, aracanye, aramurika, ariko ntabwo yishimye, ntabwo ameze neza. Umugabo amusize mu cyumba wenyine arigendera, yasigaye yimyoza. Ariko manange we, mbega umugabo we, uriya mugabo rwose buriya n'ibiki akoze ntibikira. Nuko yaje aha ngaha arongera ariryamira. Ariko abashakanye ntimutumvikana, si byiza kugenda ngo ngo mwashakanye ni bibi, guma aho ngaho muganire mwiyunge. Tuvuye aho rero twagarutse mu gikoni. Ageze aha ngaha yasanze umukozi ari kugenda afata icyo kunywa. Ahageze arumirwa, ati niko se kutasinziriye aya masaha rwose, kuki utaryamye? Uzi ko nari nzi ko uryamye? Umukozi ati yewe urumva nyine nari nshonje, nyine hari igihe nyine mpengera muryamye nanjye nkaza nyine gukora ku munwa, hari igihe mabuja adatuma nyine hari icyo mfata. Ntukabyaramwe, umugore uri aha ngaha hari igihe atuma umukozi aburara akaryama atariye nta n'icyo anyweye. Bamara kuryama rero akaza aha ngaha nawe akagira ko kurya afata ndetse n'ako kunywa. Arangije abonye umugabo aje aha ngaha, yagize gutya ava aha ngaha aragenda asiga umugabo mu gikoni. Umugabo nawe yakomeje gushaka icyo yanywa, ese amazi, akaji. Bukeye bwaho ariko umugabo avuye mu kazi yaje aha ngaha akorera akazi gasigaye mu cyumba ku buriri, aganira n'umugore. Umugore atanya kugenda amusaba imbabazi. Ariko sheri rwose buriya ejo wakoze ibiki? Ariko se wowe nzajya ndakara gatoya wivumbure? Ati rwose ntabwo ari byiza, ntuzabyongere, erega ndagukunda. Umugabo ati yewe sheri rero njyewe nanga kuvuga nabi pe, iyo mbonye urakaye utameze neza mpitamo gukuramo akanjye karenge. Rwose mbora nawe nurakara basi ntukavuge nabi. Umugore ati ariko se hega nta mugore utarakara yewe, kandi nyine urumva abagore iyo turakaye nyine turavuga, turekura nyine munsiyo. Ariko se wajya wihangana sheri, wajya wihangana koko? Umugabo ati yewe sheri hari igihe rwose uvuga ijambo ribi nkumva rwose ndakomeretse, niyo mpamvu usigaye urakara nkahita mva aha ngaha nkirukanka. Rwose nsigaye ngutinya. Umugore araseka aramwenyura, batangiye kuganira. Umugore ati ariko sheri ndagukumbuye, ngwino nyine tuganire gatoya, ndagushaka urebe. Umugabo ati uranshaka se? Yewe nanjye nagukumbuye sheri, reka nze nyine, reka nze. Umugabo ntabwo yatindijemo, yahise aza aha ngaha aza yirukanka. Nuko yaje akumva uyu mugore kugira ngo bakore massage ahakure n'ubuki. Bukeye bwaho rero bamaze kwiyunga, bamaze guhakura ubuki mu gitondo cya kare. Umugore yarabyutse aritunganya ajya mu kazi nk'ibisanzwe. Ariko akigera aha ngaha yasanze hari umukozi. Umukozi ari mu masuku, aratunganya neza, arashyashyana, ibintu byose nyine abishyira ku murongo. Ni umukozi mwiza, ariko uyu mugore ntamukunda, ntamwiyumvamo, aramutoteza, aramutuka kenshi, akamubuza amahoro, akamubuza amahwemo, akamwita amazina, yewe akanamukubita. Undi ati niko bite? Ati ni byiza. Hanyuma se kutakorobye? Undi ati urumva nyine nabyutse nyine ntunganya nyine amafunguro, ariko yenda koropa mu kanya. Umugore ati se nakubwiye ngo iki? Ntabwo nakubwiye ngo ujye ubyuka ubanze ukorope? Ati niko. Ariko se reka nkubaze, kuki unsuzugura? Ugira amatwi akora neza, uratekereza, wavutse udashyitse, yewe data we. Aramutuka, amubwira amagambo mabi. Umugore ari aha ngaha, umukozi ati mabuja ni ukuri kw'Imana ndakwinginze mbabarira rwose natinze, ariko nyine nagira ngo mbanze nyine ntunganye ibyo mu gikoni.
Umugabo yaje ahangaha asanga batangiye gutongana, atari rwose sheri wamuretse ukajya ku kazi, atari kumva nyine yacitswe buriya nawe bibaho, ati sibyo ihangane, ati gendere yewe. Umugore atangiye kugenda acururuka, ati ariko sheri rwose reka nkubwire, uyu mukozi ujya umuhana njye waransuzugura, ntabwo anyumva, ntabwo nzi impamvu. Umugabo ati yewe rwose gendere mureke ndaza kubyitaho, ati sibyo. Nuko yamukuye ahangaha aramusohokana umukozi, ariko n'ubundi yasigaye umutwe umurya. Bukeye bwaho rero umugore avuye mu kazi yaje mu cyumba atangira gupakira utwe twose, apakira imyenda yitonze. Umugabo ageze ahangaha ati yewe data we sheri none se n'ibiki urimo, kumara rwose uri gupakira imyenda ugiye he koko, ugannye hehe? Umugore ati ariko sheri usigaye wibagirwa vuba, ntabwo nakubwiye ko uyu munsi dutangira amahugurwa y'akazi mu ntara nyine y'Uburasirazuba, tukazamara nyine icyumweru cyose, warabyibagiwe se? Umugabo ati yewe data we hariya wari bimbwiye, ntabwo nabyibukaga, ariko se sheri kuko ubu icyumweru cyose koko uri wenyine, none se kutwa imyenda yose? Undi ati nyine urumva hariya rega uhindura kenshi rwose, bariyanduza, tuzakora siporo, rero ntabwo nagenda nyine mesa, ndatwara byinshi kugira ngo nzabashe kugenda mpindura, hati rwose wihangane nta kundi nagira sheri. Umugabo arahanga ariko sheri ntabwo nishimye rwose, ntabwo bishimishije. Umugore ati rega ihangane sheri ndagukunda, amukubita ikibizo kugira ngo amwemerere agende ameze neza, agende adafite umutima mubi. Umugore arahangaha, umugabo arahangaha. Umugabo arangije nta kindi yakoze, yarabyemeye, nta kundi yagira. Umugore aza ahangaha akomeza kwitegura kugira ngo yerekeze mu mahugurwa y'akazi. Icyumweru cyose atari ahangaha mu rugo yaragiye. Mujye mureba ese umugabo koko azabyihanganira cyangwa azamusanga aho yagiye? Cyane cyane ko nyine umugabo afite impungenge z'uko umugore wenda yamuca inyuma, akagenda wenda akajya gusamara, ugasanga nyine yize imico mibi. Barakwereka bukeye bwaho twagarutse ahangaha, wa mukozi yabyutse akora amasuku bisanzwe nk'uko nyirabuja yabimubwiye, noneho yazindutse, ariko umugabo yari yabyutse aherekeza umugore ajya no muri siporo, arigorora. Ageze ahangaha asanga umukozi ari gukora amasuku. Barakwereka umugabo ageze ahangaha yitegereje umukobwa, hati bitese umeze neza? Undi ati meze neza nta kibazo. Hati okay, hati nyuma se nabona amazi yo kogara? Undi ati mu kanya rwose ndayatunganya. Hati ariko siko nawe wagira ngo ntabwo wishimye? Hati kandi wihangane nyine, urumva umugore wanjye nyine akunda kugutuka, hati jya wihangana. Umukozi ati oya nta kibazo. Umugabo hava aho ngaho aragenda. Umukozi ati rwose mu kanya ugaruke, hanyuma amazi ngiye kuyatunganya, urasanga mu by'ukuri nayashyuhije, ngiye no gutekera icyayi ndetse n'umureti n'umugati, urasanga byose nyine bimeze neza. Umugabo ati aho rwose ni sawa, ndaje mu kanya. Umukozi ati urakoze cyane. Umugabo ava aho ngaho yerekeza mu cyumba cyo hejuru, avuye guherekeza umugore ndetse ava no muri siporo. Nyamuneka bashakanye mujye mukora siporo, siporo ni nziza, siporo ni isoko y'ubuzima, siporo zirinda indwara nyinshi kandi n'urukingo rw'indwara nyinshi, zirimo indwara z'umutima, indwara mu by'ukuri zo kwiheba, indwara z'umuvuduko w'amaraso, indwara za obesite umubyibuho ukabije, indwara zo kuvura kw'amaraso, indwara z'ubwonko. Yewe gukora siporo byongera icyizere cy'ubuzima, bikongera akanyamuneza mu buzima kandi birinda gusaza. Rero mujye mukora siporo, urukundo mu mubiri muzima. Ibyacu ntibyatinze, umugabo aragiye aritunganya, amaze koga yaje ahangaha asanga koko ameza arateguye. Umukozi aza ahangaha ati muryoherwe. Umugabo ati yewe data we biraryoshye pe, ni ukuri ko Imana wakoze cyane. Ati mbega we, hati niko washyizemo icyo ubundi, hati rwose uzi ko ndi kubirya, hati umunota umwe mpise mbimara. Yewe data we, umukobwa yaje ahangaha ati se nkongere boze nkongere? Undi ati oya rwose ntaturika we, ntago ndi ngunda.
umukozi ati nta kibazo bazi, ngaho nyine haguruka hanyuma nandurure ntunganye ameza nkora amasuku. Umugabo ati hatoya rwose, ubu ngubu nzajya ngufasha, reka nkwandururire ngutegurire ameza. Umukozi ati oya rwose bose, ubuse wabikora ndahangaha? Oya, byaba nyine ari ukugusuzugura, reka mbikore wowe genda. Umugabo ati oya reka ngufashe yewe, hava ariko urebe. Amufata akaboko we, hati ariko have, hati urumva nyine ntabwo ngenza yankuvunisha, hati have ngufashe, mujye mureba. Aramusunika aramwangira. Umugabo aza ahangaha atangira kwandurura, barakwereka umugore yaragiye, basigaye ari babiri mu nzu. Aratangira ahanagura ameza, aratunganya, umukozi arahagaze. Umugabo se arashaka iki mwuka byaramo? Burya nyine hari igihe umuntu atangira kugenda atereta gake gakeya. Umugabo yakunze uyu mukozi, none rero umugore aragiye, atangiye kugenda amwiyegereza. Atereka nyine ngufashe, nta mpamvu yo kugenda nyine wirushya rwose, reka ngufashe nkwandururire, hanyuma nguhanagurire ameza, ngutunganyirize. Umukozi turakoze basi birahagije, ngaho nyine mu isahani njyane mu gikoni se. Undi ati reka da, reka ariko ngufashe, ariko ntukivune. Umukobwa mwiza nkawe koko, nkumva rwose ukwiriye kuvunika. Ati tugende rwose, ndetse n'ibinarimba nkogereza ibyobo. Ukabyara mwe, umugabo arahangaha. Umugabo yakunze umukozi, barakwereka. Nuko yatora isahani, ikirahuri, ajyana mu gikoni. Umugabo ageze mu gikoni, ntabwo ibyacu byarangiye, yakomeje gukora amasuku, aza gufasha umukozi koza amasahani. Nyamuneka abantu bakuru, uwo mugabo yarakunze. Ati niko rwose, njye buriya ntabwo nkunda iyo bagutuka, iyo bakuvunisha. Uzi ko mbona nagukorera akazi kose ariko hati mana yanjye, hatereka nyine urumva nawe nyine urumva buriya hari ukuntu nkureba nkumva nyine uneye impuhwe, nkumva unteye agahinda. Hatiya wihangana ariko njyewe nifuza ko rwose mu by'ukuri wakomeza nyine ukabaho wishimye. Hati nibyo mparanira rero, ujye umbwira ngo ufashe nta mpamvu pe. Umukozi byaramuyobeye, agira amasonisoni, araruca ararumbira. Bose arangije nuko bamuhamagaye, ava ahangaha yitaba telefone. Umukozi arahanga, ese bizagenda gute, bizaherera he? Kumbi ni umugore wari umuhamagaye aho yagiye mu mahugurwa. Ati sheri y'amakuru. Umugabo ati rwose ni meza. Atari koze sheri uzaza ryari kuko ngukumbuye? Umugore ati mana yanjye we sheri nanjye ndagukumbuye, ariko nyine urumva dusigaje nyine iminsi 5 yose. Ati nakumbuye nukuri, numva nagaruka. Uzi kwiraza koko, uzi ko mpindukira nkakabakaba nkagira ngo turaryamanye, nkakubura koko mana yanjye we, mbega akazi n'indyankurye pe. Umugore aranga ati nukuri kano kazi nuko nyine nta kundi nabigenza, ariko ngiye ibintu rwose byo kunzana ahangaha ngiye nyine ntago njye nabikunze habe na gatoya. Umugore yagiye mu mahugurwa y'akazi mu burasirazuba, asiga umugabo ngo arakumbuye. Abantu bakuru ni ukwihangana kuri iyi si, niko bimeze. Akazi ni akazi, hari igihe nyine biba ngombwa kugenda ugasiga umuryango, rimwe na rimwe n'abana, ariko nyine aho ugiye hose jya wibuka nyine ubudahemuka. Ntugacinye uwo mwashakanye, ntukajye gusamara, si byiza, byangiza urukundo, byangiza umuryango. Umugore arangije yarakubye, akumbuye umugabo. Nyamuneka filime irahangaha irakomeje. Bukeye bwaho rero, hashize iminsi 2, wa mukozi yararyamye ariko ntiyabyuka. Haratinda cyane, saa 1 ziragera, saa 2, saa 3. Nyamuneka niba uri umukozi ntukaryamire, akazi burya ni akakare, umubyizi ni uwa kare. Bosi byarangiye aje kumwirebera mu cyumba, yatinze cyane, yinjira gutyo nyine yakomanze, undi reka da ntiyaza gufungura. Yageze ahangaha asanga undi araryamye, nta no kubyuka nta n'iki. Yamwe nka data araza agira gutya, hamukoraho gake yumva afite umuriro. Yamwe nka data agira gutya, haricara. Ati se ko numva ashyushye mu kabyara,
yarwaye iki rwose? Undi ari ahangaha ntavuga, bosi atangira kugenda amuvugisha. Hati niko ko ufite umuriro urwaye iki? Hati numva umeze gute? Umukozi reka da, ntago ruva mu kanwa, kumbi yarwaye. Hati yewe rwose nkunda kurwara igifu, ndumva cyandembeje, kimereye nabi, ariko nyine ndaza kumera neza. Umugabo ati mana we, hati si koko wagiye kwa muganga basi? Hati niko ubu se urarya iki, urifuza iki? Umukozi ari ahangaha, hati mbwira ye ubu se uko igifu nikikwica mukabyaramo? None se ubundi kuki utambwiye, kuki utampamagaye koko ngo ngufashe? Uzi ko nari nzi kuri muzima, kubera iki rwose utagize gutyo ngo uze mu cyuma umbwire? Hati niko kandi narakubwiye ntabwo ujya uruhuka, ikindi ntabwo urya rwose ngo uhaga, wajya urya ugahaga. Umukozi ati mana yanjye we, aturumva nyine nkunda kukirwara rimwe na rimwe, nyine iyo ntekereje nyine cyane, ariko biraza kugenda neza, ariko mbonye nk'agacyayi, wenda nkanywa icyayi cy'amata n'umugati nakoroherwa. Umugabo atoke nta kibazo, reka nze ngo tunganyirize icyayi. Umugabo uvuye aho ngaho ajya gutunganya icyayi cy'umukozi. Ni babiri mu nzu, umugore yaragiye ntaragaruka, ariko bosi akunda uyu mukobwa, yatangiye kugenda amutereta, undebere agiye kumutunganyiriza icyayi. Umukozi ari aho ngaho arwara igifu kikamurembya. Bosi yaragiye yikoza mu gikoni, agacyayi aragategura, afata umugati azanira umukozi. Nyamuneka dore uko yegutse ati yewe data we, mu nda haranyishe we, umugongo we, igifu we, kimereye nabi, arasukuma we. Nyamuneka iyi ndwara y'igifu ni mbi, igifu kiragukubita ugahuma neza neza, ariko nyine ni byiza kwirinda kuruta kwivuza. Burya rimwe na rimwe ni byiza kurya imboga nyinshi kugira ngo urinde igifu cyawe, kandi ukarya ugahaga, ukaryama ukaruhuka, ukanywa amazi menshi, hanyuma kandi ukagerageza kutanywa amayoga, inzoga nyinshi zangiza igifu. Hanyuma kandi irinde stress, nabyo hari igihe bitera igifu, ugasanga uko ugira stress mu gifu hajemo imisemburo myinshi ikahatwika, ugasanga igifu nyine ntago kimeze neza. Umugabo ati hanyuma se nyine byuka, hanyuma nyine ufata amafunguro, ihangane. Umukozi ati mana we, sugira ngo ndayashobora, ko nuva wagira ngo mu kanwa rwose harimo ikintu kimeze nk'umubirizi. Umugabo ati ihangane, ntago wakira utarya, ubu se urumva ko byaba ari byiza? Gerageza, hanyuma ndagushakira nyine utunini kwa muganga cyangwa muri farumasi. Umukozi ati oya byihorere, ibinini bireke, ndagerageza nduhuke, hanyuma ndaza kumera neza. Hati se ujya ukira utagiye kwa muganga? Cyangwa nka data. Hati kumbi nyine burya hari igihe umuntu abaza indwara ye, bibaho cyane, warwara igifu kikikiza, ariko ibyiza cyane burya ni ukujya kwa muganga bakabanza bakareba se urwaye iki koko, harimo iki, bagasuzuma akantu ku kandi. Si byiza kwivuza magendu, nyamuneka. Umukozi yaje ahangaha afata icyayi, aravuga ati yewe reka numve, ni icyayi cy'amata, umugati uri ahangaha, bosi yagiye byose aramutunganyiriza nk'umuntu umukunda umwitaho. Barakwereka ijoro ryaje kugera, bosi n'ubundi akageza kureba umukozi buri kanya kugira ngo arebe niba akiri muzima. Yageze ahangaha asanga n'ubundi aracyaryamye, arababara, arahangayitse kubona umukozi yarwaye. Hagera gutya afunga icyumba kugira ngo arebe niba yaza akamurwaza. Hatese ndyama ahangaha nkomeze murwaze, ariko se namuryama iruhande ra oya da, oya reka numve uko ameze hanyuma nsubire kuryama. Ni bosi n'umukozi mu nzu yaragarutse amukoraho kugira ngo yumve ko umuriro wagiye hasi, wagabanyutse. Yumva hariho impinduka, yumva bitangiye nyine kugenda bigabanyuka buhoro buhoro. Arongera akora no ku kaboko, yigize muganga we,
dogiteri nyamuneka. Arongera ashyiraho ikiganza, hatereka numvira, aramanura gatoya, hatereka numve n'ahangahara, agenda yimuka nyine, aboneraho no kugenda akoraho nyine buhoro buhoro, amanuka gake gakeya. Hati yewe bana yanjye, numva ari koroherwa. Arangije aza ahangaha aramworosa. Bosi mu by'ukuri akunda uyu mukozi, ntago wakora ibi byose udakunda umuntu. Nyamuneka mujye mukundana, ni byiza gukunda, ni byiza, ariko nyine gukundwa bikarusha. Ntacyo uryoha nk'urukundo. Uzi gukunda umuntu akagukunda, wumva nyine wageze mu ijuru, wageze muri paradizo. Bose arangije yazimije itara, nawe aragenda ajya kuryama, ariko byibuze yumvisha umukozi atangiye koroherwa gake 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 gakeya. Bukeye bwaho rero yarazindutse, ni bosi aza ahangaha, aza gukoropa, arakubura, aratunganya intebe, ibintu byose nyine abishyira ku murongo. Akazi kose k'umukozi yatangiye kugenda agakora. Nyamuneka ibi ni urukundo. Uwo mugabo ni umukire, umumiliyoneri, afite amafaranga menshi, ariko yaciye bugufi. Akazi kose k'umukozi ari kukamukorera. Nyamuneka burya ukunda umuntu kuko birigaragaza. No gukunda by'ukuri, umubonye wamumenya, ntago wamwibeshyaho. Iyo umuntu akunda umuntu, ntago yifuza ko avunika, ko arakara, ko yumva nabi. Burya niba hari umuntu ukora ibyo byose ku bwawe, aragukunda. Yakomeje kugenda akora akazi kose, aza no ku meza arahanagura, ibintu byose abishyira ku murongo. Ntabwo yifuza ko umukozi yakora akazi na gatoya arwaye, atarakira neza. Ese bizagenda gute ko bosi bigaragara rwose ko yakunze umukozi? Umugore yagiye mahugurwa. Ese umugore nagaruka bizaherera hehe? Bizasoza gute cyangwa se bizarangira gute? Komeza urebe filime akantu ku kandi, uzagenda usobanukirwa. Nkwibutsa ko ukiri kumwe nanjye Papa Romantike nk'ibisanzwe. Umugabo arangije yaje ahangaha, aza no mu gikoni ngo arebe se, reka nze nteka, ariko reka nze mutekere rwose. Barakoreka hashize isaha yose, umugabo agiye kubyutsa umukozi. Hatiye ngwino ihangane, ngwino muri salo ufata icyo kurya. Nuko yamuzanye, undi yaje gake gakeya, buhoro buhoro, yomboka. Mu by'ukuri baramurwaje, atangiye kugenda afata akabaraga. Harahindukira areba umugabo, ati none se, ati komeza nyine imbere, ati ngwino ujye ku meza naguteguriye. Mujye mureba, umukobwa yahindutse bosi kazi. Umugabo avuye no kumutekera byose. Nyamuneka uwo mugabo yarakunze. Burya ngo umutima ukunda ntabwo rwose wawuhisha, ntabwo bishoboka. N'amaso akunda aragaragara. Uyu mugabo, uyu mukozi yamutwaye umutima. Ese bizagenda gute? Bizaherera hehe? Bibaho. Hari igihe umuntu abona umuntu akumva aramukunze utanamuzi, no mu muhanda pe ukabona umuntu ukumva arakurashe. Nanjye rwose Papa Romantike byigeze kumbaho. We mbona umukobwa mwiza atambutse, ndeba ataye, ndeba inseko, yewe data we, ndavuga mbega umukobwa we. Ndamuhamagara nti niko bitese, rwose uri mwiza, uteye neza. Araseka, aramwenyura, nuko yewe data we. Ariko abantu bakuru nimugacana inyuma, nta keza kabyo. Ikindi nyine ntukagenda utereta hose, aho ugeze hose ugende nyine utereta. Bivamo no gusambana, bivamo no gushurashura. Abashakanye rero, abakundana, nimugacana inyuma. Ntabwo ari byiza. Burya warwara sida, warwara imitezi, warwara mburugu, hepatite, buragaza, ama infection. Yewe ni indwara nyinshi ziva mu gucana inyuma. Wanatera inda, nawe wabagutera inda rwose, ugasanga
bibaye ibibazo bikomeye cyane. Umugabo yaje ahangaha asukira icyayi umukozi, amuha keya nk'umuntu umukunda. Umukozi arahangaha atangira kwisetsa ati manange urakoze cyane pe, uzi ukuntu biryoshye, biraryoshye. Umugabo bamaze kurya baje ahangaha baricara batangira kuganira, wumva amagambo ati ndishimye ko wakize n'ukuri. Umukozi areba hasi, mujye mureba ati nyine urumva ndabyishimiye cyane ko umeze neza. Umukozi arirya ati manange rwose warakoze kundwaza, byaranshimishije, wanyeretse ko ufite umutima wa kimuntu. Ni ukuri uzi ko ntari nzi ko wateka, ntabwo nari nzi ko rwose wankoropera ngo woze ibyombo. Umugabo aterega reka nkubwire basi ikintu utari uzi, nyine njye reka ndakwikundira, ni ukuri ndagukunda. Burya nyine kuva nakubona numvishe ibintu bitangiye kunzamukamo. Ati ntabwo wari ubizi, reka rwose mbikubwire. Nka data umukozi hatangira gukanura amaso, umugabo ararikocoye hati nkikubona bwa mbere burya numvise nkwikundi. Ati burya rwose ntago nzi impamvu yabiteye, ntago nzi uko byaje, ntago nzi mu by'ukuri uko nabisobanura, ariko njyewe niyo nkubonye uburyo ugenda numva ndi gushira rwose, ndabikubwiye ikiba kibi. Uwo mukozi arumirwa, umugabo afite umugore, ese bizagenda gute? Bukeye bwaho rero umukozi yaje ahangaha amaze koroherwa, haricara gatoya, mu by'ukuri hararuhuka, hatangira kugenda afata akabaraga. Ariko akiri aho ngaho yagiye kumva yumva hari uko manze, hatisimuka kabyara mu uyu ninde. Arahaguruka kugira ngo aze gufungura. Ni umukobwa mwiza uteye neza rwose, taye ni française, mu nda zeru, aratambuka ukamubona. Ni umukobwa rwose nawe wamukunda umubonye. Yaje ahangaha atangira gufungura gake gakeye. Ese ninde ukomanze, ninde uje ahangaha? Barakwereka. Nuko yafunguye umuryango arahengereza, agiye kubona uwo mugore arigarukiye. Dore umugore nyir'urugo yaragarutse, amahugurwa atarangiye. Hati niko hanze ko hasa nabi, igihe nakomangiye ubundi wari uri hehe? Hati mbwira. Yaje atongana nk'ibisanzwe. Uyu mugore asuzugura umukozi cyane, akanamukubita, akamutesha agaciro. Ariko icyo atazi ni uko umugabo we akunda umukozi we. Umukozi ati hanze se nari kuhakora mu kanya, maze iminsi ntameze neza ndwaye. Hati rwose ihangane. Umugore ati reka nkubwire, naragiye wikora ibyo ushatse byose, hanze ibyatsi byarameze, ibipapuro. Atari ko nyine maze iminsi ndwaye, ntago nari meze neza pe, ariko ndahakora mu kanya. Hati nyihanganira mabuja, ni ukuri pe, ntago nakubeshya, igifu cyaranyishe kuva wagenda. Umugore atari ko wakana ugize ibiki? Ubwo naragiye uritetesha, uriryamisha, hasi ni mu bitaro, ani kwa muganga se? Niba urwaye watashye ukajya kwivuza. Umukozi ati nyine ariko nakize ubu rwose ntabwo meze neza, nta mpamvu yo kujya kwa muganga, biragenda neza, akazi rwose ngiye kukitaho, ntabwo bizongera mabuja. Nyirabuja ntabwo yishimye, yakomeje kureba ahangaha, areba mu ntebe, areba inzu yose. Hati se ubu ko numva ahangaha harimo impumuro itari nziza n'ibiki? Hati ariko wakintu rwose uw'igicucu, ubundi ushaka akazi ntugashaka, ko numva wagira ngo ahangaha hari ibintu byagaze byapfuye. Hati niko ariko nzakugire gute koko? Hati ariko umuntu mukuru undatera ko mubujamba barire yamukubise urushye we data we, rwiza mbega urushye we. Nyamuneka umugore urahanga nta keza ke, ntimukarwana. Ariko umukozi yatangiye kurira, atangira gusepfura. Umugore akomeza kumutonganya, umugabo ntawe uhari. Ese umugabo naza biragenda bite? Ko yamaze kubwira uwo mukozi ko amukunda cyane, none umugore akaba agarutse, umugabo araza kubyitwaramo gute? Umukozi yavuye aho ngaho arirukanka, agenda arira, ababaye, afite agahinda gakomeye cyane, afite intimba, afite ishavu.
arwara n'igifu, wasanga yaragitewe na stress ahoramo umunsi ku munsi. Barakwereka filime yacu Nuko Ugenze, ni igice cya kabiri, ku munsi w'ejo ni igice cya gatatu, ntuzabure cyangwa se ngo ukererwe. Ndabakunda cyane, bari kumwe nanjye Papa Romantique. Hasta vista, ciao, God bless you.